neza. Ibyavuzwe n'abantu ntibizasohora, ariko iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe izabisohoza. Ndi umugabo wo kubihana. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana ivuga igasohoza. Imana yavuganye nanjye. Ntago ndi hano kubw'impanuka, si uko nize amashuri menshi, si uko ndi umuhanga mu kubwiriza. Ni ubuntu bw'Imana buherekejwe n'iby'Imana yavuze. Kuba ndi pasiteri mbese ni nk'igare ryayo. Uzi ko mbasezeranya bikemera ibyari ibyaha byeze, kubera ijambo Imana yategetse. Nge pasiteri n'inshuti THEOGENE kubw'ububasha mpeshwa n'ijambo ry'Imana. Nyirambegeta abaye umugore wa Rudomura, Rudomura abaye umugabo wa Nyirambegeta, bagataha bakararana. Mayibobo Marine Coma wacomaga. Ubundi kuvuga ijambo ry'Imana wabisobanura ute kubera umugambi w'Imana? Reka ngukomeze. Numbona nkuhagaze imbere ubwabyo umenye ko Imana isohoza. Nari narumye narahombanye kubera inzara, ngenda ukagira ngo ndaza imbere n'inyuma, ariko ubundi inzara murayizi. Inzara ibamo amoko atatu. Hari igihe muyivuga sinzi niba inzara ibamo. Hari abavuga ngo igira ibara, ntabarigira, biterwa naho uhagaze. Maso aba yamenetse. Nabwiye ngo ubushize ngo wishwe n'inzara, areba ukagira ngo ari guhengereza, ukavuga uriya muntu ari guhengereza iki. Ntacye ibamo amoko atatu. Ubwoko bwa mbere bw'inzara nushonje yabuze uko ajya kurya, ariko arabifite, nabona akanya arajya kurya. Amasaha yamukuranya, akazi kabaye kenshi, nabona akanya aragira gute, arajya kurya. Uwa kabiri ni umunyenzara, afite kawunga na dodo, asonze agafiriti na mayonezi, nageraho atashye ubukwe, noneho harimo kwiyarurira, atangira kwatura atarabigeraho. Kavuga ati Imana, kawunga na dodo warabimpaye, ariko iriya firiti ndayarura. Ube wihanganye, umfashe ngereyo, wihangane ndayarura. Kizakubwira umunyenzara afata isahani ataragera ku meza y'amasahani, imbere hari babiri, ukabona arengeje akaboko akaba yifashe. Muzamure ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Nanone haleluya, haleluya. Imana iduhane umugisha mwinshi cyane. Dufite umunezero mwinshi. Umunyarwanda yaravuze ngo kari ku mutima gasesekara ku munwa, none iminwa irapfutse. Munyemerene n'akari ku mutima gasesekare ku biganza, dukomere Imana amashyi menshi. Tusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyiswe icyo kuva, igice cyaho ni cya 33 ku murongo waho n'uwa 14. Dusoma umurongo wonyine, ariko nuza kubona umwanya ugeze mu rugo uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 23. Izo nkuru, icyo kiganiro Imana yagiranye na Mose, ndumva aricyo ngira ngo tuganire kuri uyu munsi wa none, bitewe n'uko umwuka ari bukugenderere, bitewe n'uko Imana iri bukuganirize mu ijambo ryayo. Aba ari kuri buze gufata umwanya dusengane
Imana. Igitabo cyiswe icyo kuva igice ni cya 33 umurongo waho ni wa 14. Reka dusome. Haranditse ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana idufashe cyane. Kanongere nsubize, nongere nsubiremo. Ni Imana yasubizaga Mose bitewe n'ikiganiro bari bari kuganira. Imana isubiza Mose, reka nayo nyongereho cyangwa se ayo magambo nyashyireho kugira ngo byumvikane neza. Imana isubiza Mose aha ku murongo wa 14. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana idufashe cyane. Amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane nabo bagiye kuganiriza. Nitwa Niyonshuti THEOGENE. Ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Ndi hafi kubona n'uwa 4. Uzi ko naje? Nanjye naje nyamara. Ariko turi umuryango mugari. Hari n'abandi basore twahujwe n'amateka ku buzima bwo ku muhanda. Mbuvuyeho nanze kubasigayo, nabo bari iwanjye mu rugo. Turashima Imana. Reka dukomere Imana amashyi, ntacyo bitwaye rwose. Turashima Imana uwo muryango mugari gutyo w'abantu barenga 17, 18 turi mu rugo n'abakobwa babafasha. Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Niwe udushoboza, ntago ari ibyirato byacu. Turanezerewe kongera kuturarika kugira ngo tuze tubane abayobozi b'itorero, abashumba. Imana ibaho umugisha. Namwe mwaduhaye ikaze, Imana ibaho umugisha. Umugisha mbasabiye kuruta uwundi. Imana izaduha iherezo ryiza, tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze cyane. Madamu wanjye namukumbuje hano, ariko murumva ko afite imbaraga nkeya. Ariko ne namubwiye ngo turajyana, nitugaruka ningirirwa ubuntu bwo kugaruka nzamuzana. Nkunda kwigisha ndi kumwe na madamu wanjye, kuko ibyo mvuga mbamubwira ati ntubizi. Tubyumva kimwe. Tuzazana ubutaha rwose. Naye nabigambire, nabitekereje, ariko ntibyakunze. Ariko nzi ko ubutaha bizakunda. Imana iduhana umugisha mwinshi. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze ahangaha mu gitabo cyiswe icyo kuva. Ni igice cyaho cya 33 ku murongo wa 14. Tuhasanga umurongo uvuga ngo ni Imana yasubizaga Mose. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko, ndumva ashaka kubabwira iki gitabo cyo kuvaho gato, nubwo ntari bwinjire cyane mu mateka ya teoloji. Ariko ubwabyo urumva ko kuva ni ukujya aho uva n'aho ugana. Rwari urugendo rw'Abisirayeli rwari rutangiye bava mu Egiputa bagana mu gihugu cy'amasezerano. Natwe mpamya yuko turava muri iyi si tujya muri Kanani yo mu ijuru. Reka mbabwire, n'ubu twicaye turimo turagenda. Umuhanga yaravuze ngo iyo umuzungu agiye kugusigara yicara. Iyo yicaye mu cyuma cy'amapine ane ntiwamukurikira. Natwe rero ahantu ducangira abadayimoni iyo twicaye mu yibiri. Noneho iyo ari kugakeka rero twarambije, niho duhindurira vitesse. Mumvugire ngo amen. Ubu n'ubu twicaye mu buryo bw'umwuka twebwe twafatiyeho, tuva muri iyi si tujya muri Kanani yo mu ijuru. Uyu murongo wose ndakuramo ijambo rimwe turi bugende tugarukaho rivuga kuruhuka. Kandi ntago ndivuga muri ubu buryo, ndarivuga mu kinyuranyo cyaryo. Ikinyuranyo cyo kuruhuka ni ukugira gute? Ni ukuruha. Ndaza gufatira ijambo rivuga kuruha, nindangiza ndiho interuro mvuge ngo tuzagerayo turushye. Ariko ubwo ni hehera? Mu ijuru. Tuzagerayo tugize gute? Turushye. Reka mbabwire, iri juru aba basore n'abakobwa bari hano babyina barivuga. Iri juru abapasiteri duhagarara imbere yanyu
akavuga. Iri juru ababwiriza butumwa byinshi badukumbuza bakatubwira. Iri juru twize muri Ecole de Dimanche kubagiriwe amahirwe yo kwiga inyigisho zo ku cyumweru twigishijwe. Uyu munsi naje kubabwira ngo tuzarigeramo turushye. Kandi reka mbabwire, abenshi dukizwa twaje batubwira ko mu ijuru binagana. Reka nsubiremo. Abenshi dukizwa twaje batubwira ko mu ijuru bigira gute, binagana. Tuhageze turabibura. Niyo wakwisumbukuruza ntiwabigeraho. Ariko amahirwe nuko waduhamagaye abisumba, kuko abisumba rero arabigonda. Ababyumvisha Imana bamera umugisha. Reka subiramo. Abenshi dukizwa twaje batubwira ko mu ijuru bigize gute, binagana. Tuhageze turabibura. Nibihari biri kure, niyo wakwisumbukuruza ntiwabigeraho. Ariko waduhamagaye arabisumba, agenda agonda muri uru rugendo. Kandi icyantangaje, agonda bitewe n'aho ugeze. Ntago abigondera rimwe. Kuva nakizwa sindabona uwo yagondeye Minerivare ngo amugondere na Kahunga, ngo amugondere y'igitenge, amugondere n'ay'amakara. Reka da, agonda igihuye n'aho ugize gute, ugeze. Iyo biba kera mba mvuze ngo mbwira mugenzi wawe ngo ni danje. Kuko bitakunda rero, byibuze ko mangwe mu gatuza uvuga ngo data muri aya masengesho ngondere bihuye naho ugeze. Bese turaza gusenga Imana tubwire data tugondere bihuye naho tugize gute, tugeze. Uyu munsi agonda Minerivare z'abana, kandi cyantangaje uwo yagondeye yabicakiye. Arazana agasirimba. Mwahurira mu nzira cyangwa muri kwasiteri ukumva zaza buri n'ibihimbano akaba yanaguhagarika akabatireka nkubwira Imana yacu irashobora. Kandi nta kantu yamugondeye gusa. Ariko haleluya, muri iri teraniro hari abantu herutse kugondera ngo bamvugire ngo amen. Ntishobora kubiguhera rimwe. Ntibibaho. Genda iguhana, umva, ikugondera bitewe n'aho ugeze. Uyu munsi nyirinzu yatera, ariko umugabo witwa nyirinzu muramuzi. Umuntu uha amafaranga mu gitondo kare kare ntakubwire ngo urakoze, ahubwo ugashaka ikiganiro uherekesha amafaranga kugira ngo atagira andi ko yayazamura. Akugondera y'inzu ya minsi 30 ikarangiza ukina igisirimba hano mu muhanda, ukagenda uririmba ngo ubwo umwami Imana nkunda ndamahoro, ku buryo wakubona yagira ngo ni wowe ufite ama etage yose muri Kimironko. Kubera umufuka w'amakara Imana ikoresheje umuntu akawegeka mu rugo byibuze ibyumweru 3 utarashira, ukagira ngo ufite depo y'amakara. Naho nuko data yakugondeye amakara yo. Amen. Reka ndeka gutinda, ndumva uyu munsi shaka kubaha kubuhamya. Noneho ndashaka kubaha kubuhamya. Mbese ndagenda nkoraho, nababwiye ko ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Nahuye nawe turakubitana, data wa twese angirira neza, agera mu ndiba y'umutima, anyuzuzamo ibikomere nakomerekejwe n'iminsi, nakomerekejwe n'ibihe, nakomerekejwe n'amateka, anyuzuzamo amahoro ava hera ho mu ijuru. Niyo mpamvu nanjye nzamuhamya. Kandi cyantangaje,
buri muntu aramuvuga ukagira ngo niwe wamubonye wenyine. Ubu mpagaze gato y'umushumba yaza akamuvuga gato nawe akica avuga ati ndamuvuze we. Umumama agahagarara hano ati igise byakomeye. Abamama ati amena. Yakwicara gato warangije universite ku mibare akabateyemo. Mbese twese tumuvuga bitandukanye ariko ari data wa twese tuvuga. Ndagira ngo mbabwire neza yuko buri muntu avuga Yesu bitewe naho bagize gute bahuri. Witonde rero ntago twemeza kumuvuga twese, ahubwo niba uzi kubyina ntuzi kubwiriza. Nanjye ubwiriza sinirate kucuranga, ntiwambwira ngo bacomeka gutya bikavuga gutya. Niyi mikoro kuyicana byari bincanze. Niba nawe ucuranga sente ntiwirate nurahanagura intebe, ahubwo byibuze reba ukwegereye umubwire utuje ati twemerane we. Twese ni data wa twese tuvuga. Ariko haleluya, ni data wa twese tuvuga. Ariko ubundi kijumba murakizi? Kijumba murakizi? Ushobora kukirya wagitetse mu mavuta, ushobora kukirya wagitogosanyije n'ibishishwa, ushobora kukirya wagihase ugashyiramo ibitunguru n'umunyu, ushobora kukirya wacyokeje muri nyirarunonko. Arababyibutse? Ushobora no kugisya ukagikuramo akabiswi bita akarabo. Abo bose bari ikijumba ariko ntago cyabaryoheye kimwe, ariko bari ikijumba bitewe nuko bagitetse kiryoha bitandukanye. Na Yesu wacu rero buri muntu amuvuga bitewe naho bahuriye, ariko ari Yesu bose bari kuvuga. Uwahuye nawe ashonje ntiyarangiza atavuze ku biryo. Murumva ko n'umushumba avuye hano avuze kuri kawunga, nanjye murumva ndabivuga. Ariko twese ni Yesu. Reka tugane. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iri juru ko tuzarigeramo turushye ninde uzajyayo? Ni ikibazo wakwibaza nanjye nkakibaza. Ko tuzarigeramo turushye ninde uzajyayo? Ariko nyira aha ngaha Imana ishimwe, nubwo tuzagera turushye tuzagerayo mu bihe byo kuruhuka iteka. Uzarigeramo azibagirwa umubabaro wose. Ikintu kimwe data azadukora ni ukuduha umunezero. Murabizi impamvu azaduha umunezero? Nuko azi ko tuzazamukana ibibazo bipima toni. Azadukubitira mu munezero iyo tubyibagirwa. Ugataha ni Sabato, pfa kuba nahageze. Ibintu bitanu data akorera ujyayo, ndabivuga ntambuka. Data akorera ujyayo, mu yandi magambo hazajya abo yahamagaye kandi yatoranyije. Abo yahamagaye akabatoranya abakorera ibintu bitanu by'ingenzi. Jambo rya mbere ntago nditinda, uwo yahamagaye amuhindurira izina. Kuva nakizwa sindumva umurokore witwa Nyiragasazi. Kambabaze ababyeyi, mwari bwumva umurokore witwa Rudomoro cyangwa Nyirambegeti? Uwo data yahamagaye amuhindurira iki? Imana ishimwe. Imana yampamagaye ndi mayibobo, impamagana narishwa n'itabi, impamagara banyitajyama, banyitarasta, banyitakope. Imaze kumpa agakiza ntangiye urugendo rujya mu ijuru, sigara nitwa muroko. Aho nacaga banyitarasta, ubu macho avuga ati umukozi w'Imana. Umunsi nakizwaga naragiye mbwira abana twabanaga kugasima, ndavuga ngo nakijijwe mwana. Bahita bavuga ati mvuno mutipe nda ngo yakijijwe. Bahita bambaza ngo Babiloni izakurambitseho ibiganza, sibavuga barokore. Mpita mbabwira ngo zabindambitseho mana. Ubwo urumva nanjye nayo nyifite imvugo zo kumubumbe. Bahita baseka ngo Babiloni izamurangije tu. Ariko Imana ishimwe abarokore bandangije neza.
iyi Imana ikurangije kurangizana n'amateka n'amazina wiswe n'ibihe n'amazina wiswe n'ibyaha, ikayomora ugasigara witwa icyaremwe gishya. Hari amazina twitwa n'ingeso, twitwa n'ibyaha. Iyo unywa inzoga bakwita umusinzi, muri turerwe desiya bakwitirira izunywa. Hari n'izaje zitwa utuginga. Reba umuntu ahagaze kuri kontwari avuga ngo mpakaginga, ubwo se umuntu unyoye akaginga ahinduka iki? Dushimiye yera yadukuyeho amazina tukitwa abana. Ni fiyeri kwitwa umwana w'Imana, yaduhaye amazina mashya. Sambana bakwita umusambanyi, ariko ubusobanuro bw'iri jambo gusambana murarizi. Fata gusambana ukureho na, ubundi iri jambo na riheruka rigizwe n'inyuguti ebyiri. Ni ijambo rijya ku gikorwa cyangwa ku ijambo ry'igikorwa kimwe kigahinduka icy'abantu babiri. Kugenda, ubwo urumva n'umuntu umwe ugenda, nushyiraho na biravuga ngo iki? Kugendana. Kwicara, kwicarana. Kuvuga, kuvugana. Gusambana ukuraho na, harasigara iki? Gusamba. Beze ni igikobwa kiri gusamba kigahura n'agahungu katigeze gakizwa, bose bagahuhuka. Bagahinduka imirambo. Dushimire yera yatugize abantu tukigenda turi imirambo yenda guhuhuka. N'amaso yacu hari uko data yagize. Niyo uhuye n'ibitarebeka ntutinzayo, uyitukurayo. Nese uragira ngo ikibazo nuko Dawidi yari ari hejuru y'inkike? Nese uragira ngo ikibazo nuko ari yibambuye se? Abyutse oya, umwami abyukira igihe ashakiye. Hari n'abavuga ngo yasigaye abandi bagiye ku rugamba, umwami sajya ku rugamba akagaba, nta cyaha kirimo. No kubera atemberaga hejuru y'inkike nta cyaha kirimo. Nose ntatembera, umwami ntagomba kureba ubwami bwase. Kana mukawuriya kubera ari gukarabira mu ntanzi z'urugo nta cyaha. None se hari amadusha mu nzu yari bwaze? No kuba Dawidi yaramurebye, none se azajya agenda ahumirije? Ngaho uzaca kwa Ruhanga uruhumirije, uhure na kwasiteri ya saza urebe ko itakwanu. Nose ikibazo ni ntabwo urabona se bagenda bakaraba inzira. Ikibazo cya Dawidi yararebye ntiyakura y'amaso, ahubwo anahamagara nguriya ninda yahezayo kurayo. Naho nuhumiriza uzahura na velomoteri Kimironko ziriyo, hari n'igare rizakwana. Dushimiye yera yatanze umwuka wera ugenda udukebura inzira yose. Mwuka wera agenda dukebura, tuzarigeramo turushe. Ariko Imana ishimwe iyaduhinduriye amazina, izadutangatanga, idukuyakuye, idusindagize paka turigezemo. Ariko ijuru si umunyenga, ijuru turirimba, ijuru twabwirije rizajyamo intwarane, intwari zananiwe. Ariko Imana ishimwe abo yahamagaye ngo naho igiti cyatemwa, naho umukiranutsi wayo yagwa ntazarambarara. Iyera yo mu ijuru izagenda itangatanga, itugaruza ishyimbo n'inkoni, itugeze mu bwami bwo mu ijuru. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Jambo rya kabiri, hanyuma yo kuguhindurira izina, kubwira iyo ujya. Ntabwo tugenda nk'injiji, iyo tujya turahaza. Abasore n'abana b'abakobwa babyina hano ntabwo ari injiji. Kadiraka nubwo itagihari ariko ibisope biracyahari. Kuki batajyayo kuwukata se bakaza gutambira Imana? Urabona byakwanga se?
Usajya ko naretse byose. Urana kwidunda byananira. Urana kurya ubuzima byananira mwana. Ariko ibyo byose twarabiretse. Tugenda nk'abakozi b'Imana. Kagira ngo ntibiryoha. Byo uvuga byose bijyana n'amajesti. Uba wumva ingoma abandi batumva. Wafashe ibikoresho byose. Ubu uri mu isi yawe. Ariko ibyo byose twarabiretse. Umva kubwo kumenya ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Nta kindi kidutera kuza tukarambya hano. Nta kindi kidutera gutanga ibya 10 n'amaturo. Nta kindi kidutera gufasha abakene. Nta kindi kidutera gukora iyi mirimo twubaka isengero hizi. Nukumenya ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi twahishuriye ko nyuma y'ubu buzima hari ubu. Ajya kugenda yaduhishuriye iyo tujya. Ntabwo twicaye nk'abantu batazi iyo bajya. Ntabwo dufate amasaha 3 kuwa 3 ngo twicara ahangaha babuze iyo bagana. Ntabwo twabuze abo dusura. Ntabwo twabuze ikindi twakora. Ahubwo twahishuriwe iyo tujya. Kandi azi kuhataka. Yaravuze ngo ndagiye kubategura. Ngo hari amazu. Hari ibyo kurya kandi Jesus ndamwemera. Uzikajya kutubwira ijuru yarigereranyije n'ibyaducanze kuri uyu mubumbe. Ajya kutubwira ijuru ntiyari kuri tubwira uko rimeze ngo tubashe kurisobanukirwa, ahubwo yarigereranyije n'ibyatuzonze muri iyi Kigali. Ndavuga ngo kwa data hari amazu, kubera ko izi kinzu kuyibona Kigali ari danje. Iravuga aravuga ngo hariyo n'ibyo kurya kuko izi ko kubona ifiriti ari hatari we na kawunga. Mu yandi magambo yarigereranyije n'ibyizi byatuzonze. Yesu aravuga ngo nimbabwira ko hari amazu, nimbabwira ko hari ibyo kurya, bazarihiga bakubare nk'ababibuze nyine. Ase mbahishurira ukuri, uzi ko nta mazu yo, uzi ko nta n'ibiryo biriyo. None se ko turara mu mazu kugira ngo tutarwara imisonga? None se ko turya kugira ngo iki kibiri kigira abasirikare barinda indwara kugira ngo kibashe kubaho? None mu ijuru iki kibiri kikaba kitazajyayo, urumva inzara iyi? Ibyo kurya ni ibyikize. Reka nze ngusobanure mu ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo iby'amaso yacu atigeze areba, iby'amatwi yacu atigeze yumva. Ugitekereza ko hari inzu nka yayindi ya Kibagabaga, ugitekereza ko hari inzu meze cyetaje nka niba cyari kinariyo cyita kivayo. Ukibitekereza, ugitekereza ko uzayikenya akaguru ka dendo, niba kari kanari kayita kavayo. Tuzabona ibyo tutigeze iby'amaso yacu atigeze yumva. Ariko mu buryo bwo kugira ngo turiharanire yari tubwiye mu bimenyetso dushyikira. Ariko Imana ishimwe tuzagerayo. Imana ishimwe tuzajyayo. Nababwira ibintu bigeze kuri bine bituma nkumbura ijuru. Ijambo rya mbere ni ukuba Kristo ubwo ari uzaza kunyitwarira. Ntawe azatuma. Kandi kumabwira ikintu kinezeza, uzi ko azaza. Imana ishimwe ndi umugeni ari umukwe, ariko ubwo urumva data bukwe ari inde? Ndi Imana. Kandi nta parakeneye, imirimo yose azayikorera.
nta pare akeneye imirimo. Ariko ndebera uburyo Jesus aje kuntwara ndi sheriwe nzibebeza ntumbaze uko nzagenda kandi nzajya nshishamo ndire, nzajya nshishamo ndire. Nibuka inzara yandiye abandi bari kurya mite niriza, sheri wanjye nawe ngo azafata umwitero we aba ari wampanaguza. Komera data amashyi umushimire we ubwe ku giti cye. Ndacyari kuvuga iri juru riharanire, nubwo tuzagerayo turushye ariko riharanire. We ubwe niwe uzafata umwitero we akanyihanagurira. N'abamarayika bazaba baririya nta wankoraho. Uzi impamvu ari uzabyikorera byose? Ni ijambo yasize ambwiye ngo ushaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba wankurikira. Niyo mpamvu azavuga ngo kuko wikoreye umusaraba wawe ukankurikira, nanjye niyo mpamvu byose mbyikorera nta pare nyine. Jambo rya kabiri rya mbere hanyuma yo kuduhindurira izina, irya kabiri nyuma yo kutubwira iyo tujya akahadusobanura tukaba tuhaharanira tuhazi, tuhakorera tuhazi. Ijambo rya gatatu yatweretse inzira, arabitangaza aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, nta yindi nzira. Umwe yaranditse ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza. Petero yarandenze yaravuze ngo twakuvaho tukajya hehe kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Reka nihute. Hanyuma yo kudusobanurira inzira, icya kane yaduhisha ibibera mu nzira, kuko iyo abitubwira tuba twaradizatinze. Nababwiye ko nta demobu ubamo ariko tuba twaratorotse. Bisirayeli bajya guhaguruka, reka mbabwire mu bantu batangiye urugendo rwabo neza biryoshye n'Abisirayeli. Uzi ibintu Imana yabakoreye? Siko yababwiye ngo bagende batire. Mbere yuko bahaguruka Imana yarababwiye ngo mugende mutire abanyegiputa. Iranababwira ngo ndajya mu mitima yabo mbatera umutima wo kubatiza. Reka mbisanishe n'iby'iki gihe. Wari bwabone umuntu utira saramanje? Hari uwo wari bwabone? Reka Imana yavuga ngo mugende mutire ibintu by'igiciro by'izahabu mubatire nta soni mufite. Ndabizi kubatiza ntibabatiza ntago babakunze, ariko ndajya mu mitima yabo mbatera urukundo rwo kubatiza. Umuntu akayitaza ngo ntiza ya Furati, ati yo atireka nyiguhe. Undi akaza ngo ntiza cya kimatora cya Dodoma, ati yo atireka nyiguhe. Undi akaza ngo ntiza Saramanje. Baratiye kugera naho umwana uzi kuvuga yatiye undi mwana mugenzi akaba ati ntiza cya gipupi. Baratiye barabacucura barabatira. Uzi ibintu Imana yakoze? Bamaze gutira isi babwira ngo ntimutirure mubigumane. Kandi rabwira ngo mubijyane. Imana narayikunze ngo nimuzahaguruke nijoro muzagende ku manywa y'ihangu muvuze n'amakondera. N'Umwisiraheli n'Umunyegiputa wagiye isafari amenye ko muhagurutse mu gihe batazavuga ngo murabibe, mugende ku mugaragaro. Uzi icyo Imana yabakoreye? Imyaka 400 bakora uburetwa, Imana yarabishyurije. Weho wavuganye n'Imana ntizagukura mu mubiri itagusohojeho ibyo yavuze. Nkurikira neza. Ibyavuzwe n'abantu ntibizasohora, ariko iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe izabisohoza. Ndi umugabo wo kubihana.
ndi umugabo wo guhamya ko Imana ivuga igasohoza. Imana yavuganye nanjye, ntago ndi hano kubw'impanuka, si uko nize amashuri menshi, si uko ndi umuhanga mu kubwiriza, ni ubuntu bw'Imana buherekejwe n'iby'Imana yavuze. Kuba ndi pasiteri mbese ni igare ryayo. Uzi ko mbasezeranya bikemera ibyari ibyanka byeze, kubera ijambo Imana yategetse. Nge pasiteri n'inshuti THEOGENE kubw'ububasha mpeshwa n'ijambo ry'Imana. Nyirambegeta abaye umugore wa Rudomoro, Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeta, bagataha bakararana. Mayibobo Marine Coma uwacomaga ubu ndi kuvuga ijambo ry'Imana, wabisobanura ute kubera umugambi w'Imana? Reka ngukomeze, numbona nkuhagaze imbere ubwabyo umenye ko Imana isohoza. Nari narumye narahombanye kubera inzara, ngenda ukagira ngo ndaza imbere n'inyuma, ariko ubundi inzara murayizi. Inzara ibamo amoko atatu. Hari igihe muyivuga sinzi niba inzara ibamo, hari abavuga ngo igira ibara, ntabarigira, biterwa naho uhagaze. Maso aba yamenetse. Nabwiye ngo ubushize ngo wishwe n'inzara, reba ukagira ngo ari guhengereza, ukavuga uriya muntu ari guhengereza iki? Ntacye. Ibamo amoko atatu. Ubwoko bwa mbere bw'inzara nushonje yabuze uko ajya kurya, ariko arabifite, nabona akanya arajya kurya. Amasaha yamukuranya, akazi kabaye kenshi, nabona akanya aragira gute? Arajya kurya. Uwa kabiri ni umunyenzara, afite kawunga na dodo, asonze agafiriti na mayoneze, nageraho atashye ubukwe, noneho harimo kwiyarurira, atangira kwatura atarabigeraho, kavuga ati Imana kawunga na dodo warabimpaye, ariko iriya firiti ndayarura. Ube wihanganye, umfashe ngereyo, wihangane ndayarura. Kizakubwira umunyenzara afata isahani ataragera ku meza y'amasahani, imbere hari babiri, ukabona arengeje akaboko, akaba yifashe. Neno barabavumbuye, bazana amasahani ya sedi agaramye. Neno umunyenzara yigeraho yamaze kuyibarira, ati nubwo ugaramye ndagufukuramo indi batu. Menu yagiye kwarura, ahera ku mwumbati, umwungu, ikijumba, iteke. Ubwo indiba ntiyabonetsera. Uwo ni umunyenzara. Bwoko bwa gatatu bw'inzara ni umushonji, we nta namba. Aha biboneye niho abirira. Menu ahora yatura icyaha kitabaho, Imana imbabarire ngo inda nini. Icyo ni umva, ni impamvu zihungabana. Inda nini, icyo cyaha nikibaho. Uzongera kumva cyatura, uzamubwire ngo Pasiteri THEOGENE yarakejeje. Inda nini ibijyamo ntacyo warenzaho, ahubwo kubera impamvu zihungabana. Iyo abibonye saa sita, akamara icyumweru arya saa sita na nijoro, ati nene iranyishe birarangiye. Imana nta kipfa n'ibiryo, niyo ibitanga. Uzatura intege nke ko wananiwe gusenga, ariko ntuzatura inda nini.
inzara yigeze itwicana n'umwana w'umukobwa twumva arasenze turi mu buvumano twasengeraga muri groupe ngo Mana uri mu ijuru n'agahungu kawe murimo murarya twebwe twishwe n'inzara hano. Ibazaho umuntu asenga avuga gutyo, inzara irakwicuka bikihebe mu by'umwuka. Kajya ubwira Imana ngo Mana ubaye njye ukaba we urabona nta kugirira impuhwe, umva iryo senge. Iyo wasenganye n'umunyenzara uravuga ngo Mana umbabarire buke, iratwicira ahangaha inzara iragatsindwa. Nigeze nurira igiti ngeze mu shorishori mbura inzira ngarukira aho kigarukiye mbwira Imana ngo Mana narinje none ngarukiye mu inzira, sindaye mu isi sindaye no mu ijuru, wambabariye ukampa ibiryo uranziza iki? Inzara irakwica ugapfa. Nasenze ibiryo byose asaba Imana ibiryo, Imana iranyihorera. Hari igihe uyihamagara ukagira ngo barayitemye muri jenoside cyangwa barayira igaceceka, ariko Imana ishimwe naho yaceceka iceceka yumvishije, naho yaceceka iceceka yumvishije. Yigeze yohereza marayika wayo kwa Zakariya se wa Yohana mugabo Elizabeti. Marayika araza komanga Zakariya aramubwira ati yewe Zakariya we, ibyo wasabye byose cyagiye wasengaga nubwo Imana yacecetse yambwiye ngo nze nkubwire ngo yarabyumvishe guhaye umwana w'umuhungu uzamwite Yohana. Reka nkubwire uri mu gihe cyo gusenga igaceceka, ariko humura iceceka yumvishije. Mu gihe cyo guceceka n'abahanuzi baragusimbuka, bahanurira uyu nguyu, umuhanuzi agahanurira uyu. Neno kuko akenshi no mu magurupe ari njye wabaga uyoboye n'abatubwahanuriye ugahanurira uyu, byaze kunza Imana irimo iravuga igenda gutya, reka nicare hano wenda arankurikizaho. Yangeraho ati ukabona akomereje ahandi, kavuga ati iyi ni Imana isimbutse bigenze. Uri mu gihe cyo gucecekanwa, ariko humura Imana yarabyumvishije. Imana yarabyumvishije. Yo ni inzara ndi kuvuga. Bese mureko uyu munsi mvuga inzara, wenda mwebwe Imana yarabatabaye, ariko inzara iragatsindwa. Inzara yatumye Aburahamu yita umugore we mushiki we aramwihakana. Inzara Samariya yatumye umubyeyi umwana arya umwana we. Inzara iragatsindwa. Zararanyishe ndara munsi y'ikiraro cya Nyabarongo, nandikira Imana urupapuro rwose, nandika imbere n'inyuma ijambo rimwe vuga ngo Imana kutarya uranyimira ikibiryo, wampaye ibiryo nkarya. Nayo niyo nteruro nandikaga ku rupapuro gusa, ufunga muri envelope ya kake. Niyo wakwibebeza ukayandikira ugashyira muri envelope ya kake, ibyo ntibiyihabya, ucishe make izira igihe ishake. Munsi ya kiriya kiraro cya Nyabarongo wambuka ujya muri Kamonyi, njugunya muri Nyabarongo, ndavuga ati wa mazi ukutembanye iyi leta iranjye bari kutembana inzara, ukagira ngo arahijya ahubwo kugira ngo irakatigaruke yakasigaruke iwawe. Narasenze ngeraho mbwira Imana ngo Mana ndabona ntarisigaye ntasenze, reka byibuze senge nzenguruka umujyi wenda wanyumva, numva ko ngiye kuyihabya. Nuruka ku giti cy'inyoni saa 11 ndazamuka ngera Nyabugogo, nzamuka Kimisagara, nikubita Nyamirambo kuri tapi, ndongera ndakatamanuka hasi Rwabutabura Kimisange, ndazamuka Igikondo Expo, ntunguka Kicukiro, manuka Niboyi, ndatambika yose nikubita kuri military police, ndagaruka mu Giporoso, ndacurika hasi ku Cyamitsinyi, ndatambika Kanombe, manuka ku Murindi, abaza umujyi murumva atari kimwe cya kabiri. Nateraga intambwe mbwira Imana ngo Mana wambabariye ukampa ibiryo, uranyimira ikibiryo kutarya.
nzamuka uyu muhanda wo kumushumba mwiza ahangaha hano hepfo ndaza nikubita ahangaha Kimironko manuka Kibagabaga manutse hariya hasi murabona hano hari amavaze ni isereri yamfashe byamaze kuba nka saa 8 saa 9 z'amanywa nikubita hasi umwuka uheze inyuma yanjye nayo hari undi twaturukanye Kimironko agenda gake gake nawe mbanza byari byaramucanze abonye nikubise hasi antera utuzi muzi ko hasi harimo umugende w'amazi ramwe ati sha ihangane nawe arakomeza aratarasa arigendera aho nzanzamukiye nanjye ndakomeza ndagenda ndinda ngera Nyabugogo icyambabaje habe no kwerekwa njya cyangwa se ngo hagire untangirira mu nzira Imana iragukaranga ugakarangika kandi cyantangaje umuririmbyi umwe w'icyangugu muri korali imwe yaravuze ngira kumesa ikagukamura ikakwanika ngizuba rya nimugoroba rikakurengeraho uretse no kukurengeraho niho yagarukirije n'igihe banura ibindi bakakwibagirwa ugasigara hanze n'ikime kikagutondora rikongera rikakurasiraho Imana yabyemeye Imana irarankaranze ndakara nijoro mu majoro yambabaje iryo joro ririmo ryamvunye bwarinze bucya mwibuke rwa rugendo rwose rw'amanywa yose saba Imana ibiryo habe n'uwo yahaye biswi yari hamuganzanira ndara mu mishinga umushonje rero ngarotarya ninjira muri proje y'ubucuruzi mitambona ninjya kugurisha isambu y'iwacu mu Gacurabwenge nzakuramo amafaranga nkinjira mu bucuruzi mitambona nubatse inzu mitambona n'icyacumi nzatanga nkajya mbyereka Imana sengera n'uwo mushinga ndahaguruka bati ndakize birarangiye ubundi nari narahumye guteka ibisambu by'iwacu nta wundi wabisigayemo uretse ngewe nashangazi ngiye kubigurisha wenda mpakange nkagurishe ndebeka iminsi yakwisunika ndongera ndahaguruka ku giti cy'inyo naho nararaga mu cyumba cy'amasengesho njya mu Gacurabwenge abahazi mu karere ka Kamonyi mu Mbizi kujya kugurisha isambu rwa rugendo rw'ejo naraye ntacyo ndiye naraye nkanuye ndi muri uwo mushinga w'ubucuruzi ndahagurutse ngiye mu majyepfo gukurisha isambu urumva naragendaga gute muri pozisi ngeraho bita Rwabashasha hari abazi umanutse hariya mu Nkoto ahantu hari hakera hari banke populaire ugiye guterera ku Kamonyi ahantu hari ishyamba sinzi niba muza amajyepfo aho ndahagera nzamutse ka muhanda manutse Bishenyi yose ndinda ngera mu Nkoto ndinda ncurika ngeze aho ngo Rwabashasha niho nasanze umugabo ahagaze ari nk'isaa 8 z'amanywa afite Bibiliya numva arahamagaritse ngo sha urajya hesha Imana ukorera yambwiye ngo nze nkubwire ngo ugiye kugurisha isambu y'iwanyu nta mukiriya uzabona nta nubwo uzigera uyigurisha igihe ntangiye guhigima mfite umubabaro muzi umubabaro nari mfite nari ndimo mvuga ngo Mana uyu muntu koko ahagaritsa iyo umuhagarika kuri Nyabarongo sinari kumwumvira iyo umuhagarika ka muhanda sinari kumwumvira iyo umuhagarika Bishenyi paka ndinde ngera hano ubu ndasubira i Kigali gute koko Mana igihe ndi kubitekereza mbona yinjiye mu ishyamba aciye inkoni mbona ari seriye aranyiruka nayinkubita mu bitugu aravuga ngo kungusekwe nutekereza kujya kugurisha isambu y'iwanyu niko nzagusekwa Imana niko izandi Imana iragukaranga ugakarangika irakumeza ariko ishobora byose tanga ibiryo Imana ishimwe ko yampaye ibiryo niyo mpamvu nanjye mbisangira n'abandi shimiye Imana yampaye umudamu ufite umutima nk'uwo mfite iyi Imana mbese iyo nza kugwa ku mudamu ugira ekonomi hari abadamu bagira ekonomi bakayigira no ku muceri bakajya bapima ku kirahure ntiwabarengana nawe yakuze ku mujugujugu n'ipera biba ari danje ajya kuvoma baciriye ku rukoma
wibeshe usange yakamye. Yagera munsi y'igiti cy'amapera kwa Tereza akibagirwa ko bakiriye ku rukoma, akahita yirira amapera. Yaza agasanga amacashwe bakiriye ku rukoma yakamye, bakamukumulikiza umujugujugu. Uwo mwana w'umukobwa wakuze gutyo, iyo ageze i Kigali Imana ikamuha stoke, ahita atangira kuzana ikirahure cy'umuceri. Akavuga ati natwe twakuze ku kijumbasi kimwe Mana. Ntiwamurenganya, si ekonomi yigiye mu ishuri, yayigishijwe n'ibihe. Ubwo rero urumva THEOGENE rero wakuze bamukubitira kunywa igikoma kirimo nido, akajya arya bamuririmbira, amateka niyo yamwinjize mu nzara. Imana ibimuhaye rero barabitanga, nge n'imbobo turasangira. N'ikigori nge hari igihe wazabona ndi kukirya ku muhanda, atari uko nibagiwe uwo ndiwe, mfite icyo nshaka kugeraho. Nkakigura ikigori si 100 se, nese indobo y'ibigori 20 urumva ari amafaranga angahe? Si 2 si 2000 sinese n'ubivunamo kabiri ibigori 20 si bibaye 40 se. Ubwo se urumva ari imbobo zingahe? 40 zose. Ubwo se si igiterane cyanjye si nyibonye se. Ngavungura kamwe nkakanaga nkagasaba ati mwana tucense nanjye Yesu yarankunze mwana atumva pasiteri gusa natwe Yesu yatwemera. Niwo muhamagaro wanjye, weho ntuzabikore, ariko gusangira nabo umunezero wanjye ni ukubana n'abababaye. Iwanjye mu rugo nta safuriya ya dadi haba, nta gisorori cya pasiteri gihaba. Twese niba ari ku muceri ni ku muceri, niba ari ku kijumbasi ni ku kijumba, niba ari ku gitoki umwe hariya undi hano undi mu maguru undi hose bangikije, nkajya mvuga ati amena. Umubatizo uheruka korona mbere y'uko iza nabatije 27 mbakuye Nyabugogo kugira ngo mbabone. Byaramvunye fata madamu wanjye, gafata utwana twanjye 3 tugateka ibiryo tugashyira muri tekawe tukajya gusura injyama Nyabugogo. Ibaze gufata akana kawe kagiye kugaburira umuntu uri kwishima. Mwana pasiteri ati ni inkumi yawe se. Ati riko mwana pasiteri ufite umuzigo wa danje. Ubwo ni madamu wanjye babonye. Mwana pasiteri ati uyu muzigo uzaze gusenga n'uzakwakira. Nzaza ndaga kubera umuzigo gusa. Ibyo byose kibidutera nuko data yadukumbuje igihugu tujya. Haleluya. Cyakabiri gituma nkumbura iki gihugu hanyuma yo kumanagura amarira kubera imibabaro nahuye nayo. Icyakabiri gituma nkumbura iki gihugu njyamo nubwo nzakigeramo ndushye ariko nkarwana paka ngezeyo, nukuba Imana izandirimbira. Gerardine yaravuze ngo niba ari baze sinzi, niba ari tonoro, niba ari ikizuru, niba ari zuke, ngicyo nzi neza nuko Imana izaririmba. Si ukuririmba gusa ngo nanjye icyo gihe tuzapfa. Ubu ntajwi ngira, ariko reka mbabaze, Imana yaba perezida ikaba dirija ikanantona, urumva naburijwe pfa kuzaba nagezeyo
nzanyeganyega uko mbyumva. Muhumura bera tuzataha. Yamenya gutera ikorasi mbashizemo akakava ngo muhumura bera tuzataha. Ndagukunda. Ejo uzansange mu mujyi mwemereye ipantaro n'umupira. Fate nimero nzakohereza ugende babiguhe uhitemo ibyo ushaka. Nishyura nyuma. None se urumva umuntu ujya guhaha nkagurira abasore 12 imyenda urumva batanyizera se? Ntugire ikibazo nimba ntahari nzaba ndibyumbeje ariko uzagenda uvuge ngo Pastor THEOGENE aranyohereje gusa uhitemo ibyo ushaka. Ariko nawe witonde nitugera mu ijuru nzakurushije. Nubwo nanyweye ryishijwe rikagenda ariko ningera mu ijuru nzaririmba nzatitiza 90 ishiri. Muhumura bera tuzataha. Mana ishimwe. Amen. Mana ishimwe. Kindi gituma humbura ijuru nitugerayo tuzamenyana. Nitugera mu ijuru tuzamenyana. Nzabona pasiteri nibuka ari guhimbaza mubwire ngo Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira natwe twahageze. Muhumure nitugerayo tuzamenyana. Nzabona karumuna kanjye kishwe n'intera hamwe nkamenye nako kamenye. Nzabona mushiki wanjye w'imyaka 6 wishwe n'abatewe amabuye. Karumuna kanjye kari gafite imyaka 4 gashiki kanjye kankurikiraga natinze gukurikizwa kari gafite imyaka 6. Ntera hamwe zihagarikira abana zibwira abo bana babo ngo mutere inzoka amabuye, inzoka zicishwa amabuye nizikura zizabarya. Urumuna wanjye na mushiki wanjye amakuru bampa ngo barinze abagereka ibirundo by'amabuye bavuga ngo mutubabare ntituzongera kuba inzoka. Ariko ningera mu ijuru nzamureba mumenye mubwire ngo mushiki wanjye nawambwira ngo Imana ishimwe. Musaza wanjye nubwo wasigaye wabaye intwari mu cyimbo cyuko twagiye wasohoje ikivi cy'ibyo twari gukora. Muhumura bera tuzataha. Shaka reka ndekera abera tuzataha. Iyi si tubabaza tuzayivamo tuzahaguruka igihe kimwe. Sawuli iravuga ngo kurira kwararira umuntu bwaki impundu zikavuga. Iyi mibabaro tugira tuzayiruhuka tujye iwacu mu ijuru. Kandi uretse n'ibyo by'ijuru twirirwa tuvuga tukiri no mu isi igenda iduhoza amarira. Ubu nta marira yampojeje se. Mana ishimwe. Mana igenda iduhoza amarira iduha indishyi z'akababaro tukiri mu isi. Igenda itugondera bihuye naho tugeze ikakugondera ukakira, ikakugondera ukakira. Munyemere dusenge Imana. Nabonye Imana ihoza amarira. Nabonye Imana isubiza umuntu agaciro yaragatakaje. Nabonye aho Imana ibwira umuntu ngo nzakugira umuntu. Imana ivuga ngo nzakugira umuntu ibireba ikabona utari umuntu. Imana ikubwira ngo nzakugira umuntu. Nabonye aho Imana yitamurura. Nabonye aho Imana yishyura inzu. Reka mbahumuriza abakodesha Imana yishyura amazu. Imana yishyura amazu.
nabonye umuntu ambwira ngo pastor shaka inzu y'ibihumbi 250 nyishyura imyaka 2. ndamubwira ati ntago nayibamo ngo nyikwirwemo kubera impamvu zihungabana. ndamubwira ngo reka ndebe ya 60 andi uzajya uyamanya arye kubera impamvu zihungabana. arambwira ngo ibyo kurya bifite igihe cyabyo, humura birahari. Imana ntiyakwishyura inzu ngo wicwe n'inzara. nabonye Imana yambika nguhumurize iri juru turimo kuvuga tutaranarjyamo. ntawayikoreye uzikorera amaboko. uyu munsi wababara, uyu munsi washavura, ariko ejo hawe nta wundi uhazi, ni data wa twese. nabonye Imana itanga amahoro yo mu mutima utagura muri farumasi. nabonye Imana itanga ibihumuriza ugahagarara imbere y'abamama waburaye ukabwira abamama bagenzi bawe ati babyeyi badamu bagenzi banjye, nubwo tumeze gutya dukomere na Hana, Imana izatugarukaho. nabonye abasore bahumuriza abandi basore kandi bambaye inkweto zarangiye. twakomeretse ibikomere bitandukanye, ariko twabonye Kristo abitwomora. twabonye Kristo abitwomora. twabonye Imana yomora ibikomere. zamura ikiganza utinzeho gato. ibuka Imana yakugendereye, ibuka imbaraga z'Imana, ibuka ukuntu yakugaburiye ikagutungira abana, ibuka ukuntu ikubeshejeho muri Kigali. ibuka, tinzeho gato, tinzeho gato. wibuka Imana, wibuka Imana kwishyurira amazu, wibuka Imana. twarayibonye, twarayibonye, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. nagiye kwikopesha umuceri n'ibirayi byo kugemurira madamu kwa muganga. bwira umukobwa wacuruzaga muri botike, ndamubwira ngo kubizi ko madamu wanjye ari kwa muganga, wambabariye ukankopa umuceri, ukankopa ibirayi nkamugemurira. yari atwite inda y'amezi 8, arwajucutse. arangije arasubiza ngo pastor nta biryo by'ideni bihari. yongeraho ijambo pastor. ndamubwira ngo urakoze, ariko ubu nanjye yongeye guhaha n'agafuka k'umuceri, n'agafuka k'umutanzaniya. ibirayi ntago ngura ibiro 20, uko bawukuye ku modoka umufuka wose niko bawupima. none urumva abasore 12 barya gute? barabasha, babyita gukora inda, bo ntago barya, bavuga gukora igifu. ejo bundi bahaza umutanzaniya n'ikirayi, bahita bavuga ngo daddy ngo tugurire icyuma. ndavuga ngo igiki? ngo icyuma mani. icyuma se cyo kugira gute ibihati ibirayi n'ibihari? atumva viyetu, ati duhe 5 turakwereka. bazana amadebe n'itiyo. ku mugoroba mvuye gukata sanga bose bikuye imyenda barimo bararya icyuma. barambwira ngo vie nawe ngwino uterureho se. ndababwira ngo sinabibasha. ni Imana yomora ibikomere.
munyemerere dusenge muri ubu buryo. Hari aho uhagaze nge ntazi, Imana izi, nawe uzi. Imana ikeneye kugendana nawe ikakuruhura. Wari urushye, hari icyo ukeneye ko Kristo akugondera. Ngewe ntazi, Imana izi. Urisumbukuruza ngo ugere kuri cya kindi, ariko naguhumurije nkubwira ko Kristo akigonda, nawe yiteguye kukugondera ngo ucyakire. Sa nk'uhagurukira imbere yawe, duhagarara imbere y'Imana tubwire Data ngo tugondere. Sabe Pasiteri yigire nafata mikorofone atuyobore muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Shambo rya mbere, ujya mu ijuru Imana imuhindurira izina. Shambo rya kabiri, imubwira yajya. Shambo rya gatatu, imwereka inzira. Ijambo rya kane, imuhisha ibibera mu nzira. Ijambo rya gatanu, iyo ugeze imbere y'ibikomeye Data akubwira uko ubigenza. Data nakumenera amakuru y'ijuru, nakumenera ibanga. Iki gihugu kirahari tuzagitaha, ariko tutaranakigeramo tukiri mu isi. Data dufitiye indishyi z'akababaro. Imana ibampera umugisha mwinshi. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana, tuyobore gusenga mushumba. Ntabwo tugiye gukomeza guhagarara dusenga Imana. Twongere duhe Imana yacu amashyi. Imana ifitiye Imana ifitiye ibyiza pe. Sishidikanya ko izabisohoza. Tugiye gusenga umwanya muto. Imana ifitiye imigambi myiza. ibyiza pe. Sishidikanya ko izabisohoza. Imana ifitiye ibyiza pe. Sishidikanya ko izabisohoza. Imana ifitiye ibyiza pe. Tugiye gushima Imana uko ari Imana izitabara. Imana ifite umugambi ukomeye kuri Pasiteri THEOGENE. Imana ifite, hari inyenyeri. Nubwo bimeze gutya ntabwo uzapfa. Nubwo bimeze gutyo uzabaho. Ibi bintu iyo bivuga abantu bakabikunda bakanezerwa. Ubu ni ubutumwa bukwereka ko aho ugeze umubabaro ugoswe, haracyari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Humura, witinya, komera. Reka muri uyu mwanya dufata umwanya muto dushimira Imana. Ushimira Imana muri icyo kibazo urimo, kuko Imana yagiriye gutya umukozi wayo. Nawe izakugirira, izaguhindurira amateka. Uzandika ibitabo n'ibitabo by'ubuhamya. Imana izakugondera. Imana izakugondera. Reka tuzamura amaboko dushimira Imana. Mana turagushimiye. Uro kwizerwa. Turagushimiye ko uzuhindura amateka. Turagushimiye ko uzuhindura ibihe. Turagushimiye ko uzuhindura izina. Turagushimiye ko uzumara inzara. Turagushimiye ko uzumara ubukene bukabije. Turagushimiye ko uzumara imbeho. Turagushimiye ko utanga imyenda. Turagushimiye ko uzukuraho karande. Turagushimiye ko uzukura
ukura ikibi cyose ku buzima bw'umuntu. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rishimwe. Uzuhindurira abana bawe amateka, uzuhindurira abana bawe izina, uzuhaza inda ishonje, uzutanga urugo rwiza, uzumara umubabaro abarira, uzumara umubabaro abagowe, uzubatura. Izina ryawe ryiza rishimwe kandi rimaza. Uradufite, 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 uradufite. Tuzabana nawe mu ijuru Mwami Imana, tuzishima tuzanezerwa. Ishimwe ni iryawe. Sofala dangaide. Izo dufite imigambi myiza, zizapfa zarama, zizapfa zarama, zizapfa zarama, zizapfa zarama. Zovuga ibikomeye by'Imana, izabisoza by'Imana.